wasanga yamanye n'umukobwa. Mwadusuye. Nitwa ndese? Tania. Tania. Waje gusura mama se? Bro, ntabwo yakumbwiye. Dani. Ya, ndishiriwe Daniel. Se kumbe. Okay. Yajyaga ambwira ko ntashiragira. Oya. Ko akiri n'imanzi. Igihe kinini. Ambwira ko ari n'imanzi. Oya. Ntabwo bizi ibyo by'ubumanzi bwiwe. Oya, niba afite shiriso urumva yaba ari imanzi gute? Oya, ibyo ni ibyacu ntabwo ari ngombwa. Ariko uri mwiza. Hano rwose ndabona grand frère. Hano harankonfirime. Hano ndahita hano mise nemera. Ubundi grand frère ubu ngubu nicyo kintu kiza nyeretse kuva yabaho nyine yakoze neza. Murakoze. Ariko grand frère buriya hari ukuntu nyine hari ukuntu aba atameze neza. Hari ukuntu akundana n'umukobwa ejo agahita amukatira. Arwaye indwara yo gukatira abakobwa. Yego. Ariko buriya nagira ngo umunsi wenda azaba azanye iyo mikino. Uzahita tumenya yuko afite umuvandimwe. Oya, ntabwo ari type yanjye. Ntabwo ari type yanjye, ubwo nashakira ahandi. Oya, kandi turi umuryango. Buriya yabana ari umuryango urumva ubu ngubu ni muramutse mubanye nanjye naba ndi umugabo wawe. Oya, umugabo yasabye Imana ntabwo ameze nkawe. Ese meze gute? Nambaye deshi. Oya, ntacyo. Sorry ko nari mukwiye gutyo. Oya, nta kibazo akariho karavugwa. Ariko nyine wisanzure ko atakuzaniye icyo kunywa sakomane bagasaboneho. Umuntu aramusura ntamuzanire n'akantu ngo abanywa nibura mu. Wowe na Dani muravukana? Muravukana neza? Neza. Urabona tudasa? Nyine ukuntu nyine abantu baba bavukana badahuje imico. Ntabwo nshobora guhuza nawe. Iradage. Sinshobora guhuza nawe habe na gatoya. Urabona no kwishuri bajyaga bambaza batari ku bundi fresher uwo ufite nturiya muhuriye he murabana mu nzu. Ariko nyine nkahita mbabwira ni turabana ariko nyine wagira umwanda. None se ubwo ari we nawe usa neza ninde? Usa neza. Ntabwo njye ndakaraba ariko iyo nakarabye nta hantu tuba duhuriye. Nta kibazo, nishimiye kumenyana nawe. Nanjye nishimiye kukumenya. Rwose ubu ngubu uri umugore mushyashya wo muri uru rugo. Apana wawe ariko? Wacu. Umuhungu umwe wanyu. Se nuzi ko mu muco ibyo byari ibya kera. Yego. Ndamubwira ashaka undi. Twerega turasenga. Ntabwo iyo myumvire ya kera ariyo twe tugenderaho. Muri uru rugo rero. Muri uru rugo turasenga tukiyiriza n'ubu ngubu nari maze iminsi ndi mu masengesho ngewe. Yes, Fere.
ko watinze nayigeze utaramubwira se ko ndimo tugende n'akangombwa urambwiye ko witwa asigaye izina ry'iburo rimaze iki bayi ishiri ngwino tugende nyine ngwino ndakubwira umwana ko imboga zibona abana koko umubiri yataye kiraje kimwicaza muri salo no kumujyana mu cyumba urugoryi bamuganya hano ngo mvukana nacyo dore kabwera arabungutse arewe ye ko wagira ngo usiga ku muhanda ra ubu mbese uratashye niko fiyo harya mu mutekano w'igihugu ushinzwe iki uri gutabara uri umunyerondo uri umupolisi kutahanyura utwe gusa se n'icyo uzanye ngo umuntu agushimire ngo wagiye guhaha uzanye ikira ntacyo wari waragiye he inshuti zawe mbese ubu urazihaza urataha akabindi karuzuye uje ukamenera hano ese si ngomba gutaha hano si mu rugo ni mu rugo se rwawe ku buryo wigenga uruva ugomba gukora icyo ushaka ninde wasabye uruhushya rwo kugenda ndakureba ukanshisha ibyo ntabwo ukekeraga ntangiye kubibona ibiki papa imico mibi wadukanye harya ngo warakuze ku buryo nta muntu ugomba kugira icyo akubwira ivu rihoze ribigenza gute aha uri hafi kuyitwika cara umva mubwire Fiona nawe ntabwo ndikumvire mbe irahanze kuko uri kunsohora akabibyi nawe rwose sinzi ntabwo uzi icya gihumore byacyo eguro ni umuvandimwe wanjye ntabwo mbizi ntabwo muzi haga nawe nsanze wamuhaye umwanya wavuze uyu ni umuryango wawe ejo n'ejo bundi nzawubamo mukazana kuko ushaka ko nsuzugura umuvandimwe wawe ese yari kumbaza nkaceceka ntabwo ari cyo mvuga shiri ikibazo ni uko ushobora kugira gutyo ugasanga uragisajije kigukubise nk'uruntu ntuzi n'umusazi hakajya umenya umuntu uba wanyweye ibitabi n'ibiyoga ntuzi n'ibindi aba yavanze hari igihe ashobora gukora ikintu kirengeje ubwenge bw'umuntu ako shiri kamubaze ubundi utambeshe uriya ni umuvandimwe wawe kumwihakana nabwo ntabwo namwihakana ariko rwose sinzi wagira ngo ahari nta nubwo tunavindemo singibi ibyo nakubwiraga urabona uzaguma muri runo rugo ahubwo wowe ntawe bazakwanduza n'ejo bundi nkabona nawe ibitabi n'ibiyoga byose utangiye kujya umpamagara wasinze ubundi ubu ngubu nabwirwa n'iki impamvu yaguhinduye ko atari ibi ngibi byose ahindutse ikisa shari wanjye ko nkiri wa wundi ikindi kandi nanone ntabwo bishoboka ntabwo nagera kuri level yuriya ngo ni umuvandimwe wanjye ariko rero njyewe ndashaka yuko uva muri uru rugo ukagenda niba ari ugusenga ukajya wicara mu rugo rwawe ukabasengera imana hose irakumva niyo waba uri mu mwobo imana yakumva mesaje y'aho igomba kujya ikagerayo ntabwo wemere kuva hano udasabye uburenganzira ababyeyi bawe mama wawe arahari ndahari ikintu cyose ushaka wagombye kugisaba ariko ntabwo numva ukuntu wifata ukagenda ukajya kanzu ukamaraho iminsi 2 nta muntu ubizi
papa ntabwo ndongera. Wari urwaye indwara se ituma wongeye gukora ibyo bintu? Nayo. Umva. Harya nk'umwana w'imyaka 20 ntabwo ngukubita. Ubutanza gushakira inkoni. Nzakunyatura ku umuntu ugenda ubunza. Umva. Umuntu ugenda ukaraga mu muhanda ukagira ngo n'inzoka iri kwikaraga. Nzagukubita. Ntabwo uzongera gukora amakosa. Fiyo. Biti. Dore uyu nawe ra. Hamurandebera ijana ngushije. Ubu se uraho bibiki. Ariko bayiti. Hano. To. Umeze neza. Yewe nta mwana nta nyina. Ntacyo. Erega mu juru gwiro. Biti. Bite. Nimpuhwe nyinshi. Osheri koko n'iminsi yarishize. Reka kumagarara hejuru. Uraza se nizo muwe uhobera. Iki ni igihembo muhaye. Nebyo uri kumuhemba. Ariko urandebera di. Urabona aka gakino murimo murangina hano? Rego mbaye sabizeze. Nta kibazo ufite. Cyo iyi ndirimbo ndayita ngo iki ngiye gucurangira aha ngaha. Ndubanda ntibakakuye. Mama we. Nishimiye kugira kubona mwana wanjye. Naramubonye. Kandi Uri kureba iki sema? Itegereza neza. Ubonye iki wongeye kubona? Warebye. ibintu byo kumbwira ngo uraguma muri uru rugo ntago mbishaka. Niba udafite amafaranga nayakwemereye ndayaguha, ariko ibintu byo kuguma hano ntago mbishaka. Si bino bintu tubiganireho kangahe koko? Rero ndashaka ko tubisoza bikarangira. Nese sheri urashaka kuvuguruza Imana koko? Oya nanjye ndasenga. Nyine wumva yuko ari umugambi ari n'impamvu yumvikana ituma ndi hano muri runo rugo. Okay, niba ufite n'Imana yawe yakubwiye kugumanga, nanjye Imana yambwiye ngo uve muri runo rugo ugende ushaka ahubwo ahandi, then ufashe umuryango wawe yaba mu buryo bw'amafaranga yaba mu buryo bwo gusenga nta kibazo. Hari gasheri uribuka yuko kera ubundi umusore uretse iby'iki gihe byateye. Kera umusore yavaga mu rugo kugira ngo atagira ubuhomora ari uko agiye gukora ubukwe n'umufasha wiwe. Rero ngiye iyo myumvire ya kera niyo ngendera kandi niyo imfasha kutita ku isi y'iki gihe n'ibiguruka byose. Koze cyane. Uravuze ngo kera. None ubu ngubu turi ubu ngubu. Sheri wari wabona umuhungu umukobwa yingingira kuviwe. Saba kera barapfuye. None ndi kukubwira ngo mukodeshereze. Sheri inzi yariyo yose ushaka nushaka ufite amafaranga. Ngayibaza igasoze hose bumvishe ngo uriya musore icyenda n'amafaranga nayo ndayafite ariko. Sinzi impamvu utihangana kuko njye numva ibyo byazaba ari uko twashakanye kandi wenda icyo twakwihutishije ni ubukwe bwacu kuko turakundana koko. Okay. Sibyo? Ngewe ntago muri aka kanya ntago uri kumva ikintu ngiye nshaka kukubwira, sibyo? Reba sinjanga bwa mbere. Soye ibintu bimbayeho. Ubu ni ingaruka n'ubwa kabiri nuko bizagenda. N'ubwa gatatu n'ubundi kuki utashaka inzu nge nkajya nzamvuga ati ngiye kwa sheri wanjye, ngiye ku mugabo wanjye, ariko nzagenza nikandagira mbanza kukubwira ngo sheri ngo nze nawe no hasanga umuvandimwe wawe nkururu nsohore. Ubwo sibyo nzabivamo ngewe. Oya rwose sheri ni mu buryo bwo kwirinda ibintu by'ubukozi bw'ibibi bya Satani n'ibiki byo kuba twonshora no kugutera inda reka tutarashakana. Ibyo se bivuze iki? Ni ibiki twakorana tutazakorana n'ubundi mu gihe cy'urugo? Hashira ubundi ko wahindutse. Mpinduka iki? Ngenda mufata nk'umugabo wanjye. Kuki uri kundakaza? Reba imyaka yose tumaranye. Nihangana wagira ngo bawinuba nyoko bukwe na umuvandimwe wanjye. Ngaho mwanya umwe ngo nabasazi. Undi mwanya ngibiki. Ibiki ngenda guhaze. Sheri ndaguhaze pe. Ndaguhaze ibi bintu ndabihaze. Hano hanze hari abahungu benshi beza man. Asushe nori murambwira gutya. Ni njyewe none uri kubona ninde? Reba igihe cyose mura nkubwira.
ndagukunda urabizi ariko numvishe tugende ngo werekeze bazo sheri ntago nkubwiye nabi niba nkubwiye nabi wakoze umbwiye neza sheri tugende ntago nkubwiye nabi mbabarira sibyo basi niba mvuze nabi please mbabarira gende ngo werekeze ntacyo utambwiye tugende sheri ntabwo urashaka kurakaza ariko sibyo sheri rega nawe ntabwo mba nifuza yuko dutandukana gutya kuko ndagukunda cyane ndakunda kugitekereza ku byo mba nkubwira sibyo ndagukunda sheri rirebere nyine sheri icyangombwa si ko umwana wanjye agarutse mu rugo agarukanye iki urababaye ko agarutse agarukanye iki nyine ibyo yagarukanye byose ntacyo bimbwiye apfa kuba agarutse amahoro uramenye nanjye nkubwire ejo utazambunzaho umuntu umbwira ngo wari ubizi ngo cyagiye ngo FIONA yari yagiye wirizariza nzaguhonda akantu muri ako gahanga n'inkonji wari wayirya wowe nawe muzarara mubashya urabona izo mubi iyo wagira ngo wari waramutumye guhaha ese basi warishimiye ko yagiye byaragushimishije mbimenye ikibazo ibintu nk'umwana ubaza ibyo atazi njyewe nigeze mutuma ngo avanga hari icyo yagiye kumpahira se na uvuye mu kazi uzajya uhembwa ngahe nta kazi ntarindimo cyo yewe reka niyo kumenya gupfusha umwuka wanjye gusa icyangombwa no ko umwana wanjye agarutse mana uhabwe icyubahiro ko ubungaruriye umwana urakoze mana wakoze mana ko ugaruye umwana are umenya n'imico afite nawe bazabikwigisha ariko n'ubundi siko twamenye ukuze isuku igira isoko wabona n'ubundi ese sheri afite abikura wishimiye ko uyu mwana ari kuguma ava muri rugo ariko uyu ni umwana uyu mukecuru wagugiranye ni umwana we utangiye kumubona rero yatangiye kuzana iminkanyari none ntabwo umwana ubu rero uzajya wirirwa wirukanka inyuma y'umukecuru ngo yabuze none se ninde umucyuye ntabwo yizanye urakoze gusa ndakubonye nk'umbonye warapfuye amaso ntabwo bindeba mbese kweli Dave isubize konje dusubize mbese tukibera zikanje yasubize ntabwo ushobora kuzajya uzunkubita neza utarenze kuza umpondagura wagira ngo ni inyundo ushobora kumbwira ikintu bweshuri wanjye hari ikindi se mubwira uretse kumubwira ko ari mwiza muberanye ari muremure nkawe hari ikindi nese kubona umukobwa mwiza nkamwihorera nkaceceka ibyo se ari ndabigutumye ibyo ngibyo ni ikiganiro umuhungu wese agomba kuba afite igihe akibona umukobwa bwa mbere none njye nicuza n'impamvu navukanye nawe pe ntakubeshya ese ntuzi iki ubu kuko Imana yamburiye umuntu ufite ubwenge dushobora kuba twajya inama tugateza imbere runo rugo ahubwo ukivuga ku kintu kijyanye n'inama rero ukoze hasi unyibutse ibuye ntabwo uriya mukobwa nyine ujya unyumva ndi mugenzi wawe urumva uriya mukobwa uza kwicaza muri salon na buriya bwiza kuko ahagaze iyo umujyana mu cyumba cyawe mukaganira ntamva buraya mbese ntabwo ari uburaya mwana ahubwo ndimo ndakugira ngo ujye uba romantique ariko reka nkwibarize nk'iyo ntuza yawe wirirwa ubunza nuramuka uzanye umwana muri runo rugo uzamureresha iki konzi ko udashoboye gukora ntabwo nzazana umwana akumva nkubwira ko mbega umukobwa mwiza we none se mbwira hariya musengera hari abandi bakobwa bateye nk'uriya
nabaga nzi ko nyine abakobwa bo mu rusengero ari bo babakobwa nyine byanze inyuma nta kigenda ariko akoze n'ikindi wowe wakuroze ntabwo yakarabye wakuroze ntabwo yigize akaraba kuko ushobora kumbwira uzi uburyo nsebejemo uzi ukuntu nshwanisha na sheri wanjye none se mu nkuzi iki se mu nta jambo na rimwe ribi namubwiye ukuntu uri umwana mwiza ukuntu mugiye kuzakora ubukwe ariko icyo kuri ikindi mubwiye cyo ndamubwiye ngo nuramuka upfuye nzamusigara wenda uramutse ko ni ibintu bisanzwe iyo umuvandimwe apfuye mu gihe afite murumune cyangwa mukuru we ahita ajya muri rwa rugo kuki se atari we wapfa mbere yanjye kuki wumva yuko ari njyewe ushobora gupfa mbere yawe wanjye se napfa mfite iki sikewe kurya nta n'icyo uhomba koko ubundi ubu tuvugisha ukuri umariye iki society nako wowe ubwawe nako wimariye iki ni ngombwa kumbwira nabi ngiye cyo kuzereka amabwire runo Rwanda ndaruharize ngiye kuzashaka ahantu njya kugira ngo nzatoragura amashashi hamumbwira ubu se umuntu wese murabona utagiye kuzatuma nsara nkiri muto ntaranirongorera humura nta kwamba numva muri iyi nzu iyo mutiyubashye mwubahana nyoko wababyaye ngo agiye gutora amashashi ma anda turase yajya akabana na yahubwo noneho bajugunye indu ngo wajye ukabana na yahubwo yajugunye indu ibaze guturuka ku muhanda hirya iriyo ndi kumva urusaku rwanyu kandi na mama namubwiraga ngo avuge gakeya iyo mutiyubashye nimushobora kubaha n'uwababyaye kuki utubaha nyoko siba nawe uranyubaha hajye mureka kunteranira kuko njyewe ubundi mbatwaye iki ngo nuko nisengera icyo cyo njye nakizira urasenga amasengesho yawe pe ndumva ruri mutokesha ndumva ruri mu mwuka mwiza komerezaho mama none wo musanzana ari kumwe n'umukobwa basomana maze se ukoze iki zunteranyije nawe base mubashye nibajya gushyira baki batandaraje mugirete basomana abazimu se ninjye bazana mu ino nzu kandi ubukozi bw'ibibi bubera hano mu ino nzu uvuze ubuheruka se hano nasanze mike si prudence nakubwira ngo giziba aho ngaho nakubwira ngo giziba songera kusana ubwo bukuriki bw'ubusutwa ukazana ubwo bugambo bwawe aho ngaho muzambona hano muri iyi nzu ninjye mwamikazi w'iyi nzu ku myaka mufite muracumbitse ngiye ndibaza ese ko musakuza muze ko mpari nk'ubu ngiye kumara iminsi ntari hano ma uragiye birakureba ngiye kuruhuka izi nduru zanyu ngiye kugenda njya ahantu ku mazi ahantu numva ijwi ry'amazi ahantu numva inyoni ziririmba ntumva urusaku rwanyu ntanyumvira n'undi ya myuka mibi navugaga neza ubwo ugiye mu biki nimba atari ubushinwa nako utari tugiye mu bagabo Daniel ushatse kuvuga iki nese ugiye ku mazi wenyine mama ureka mujyane nawe njyana nawe bebe saba uzi neza ko muri iyi minsi urera nawe uri kumfata nabi gute se kandi tugufata nabi gute ntabwo ukina kuri daridari ushaye wagiye unyurwa gusa wowe ndi ko hari ukuntu najyaga mbona ibintu bimeze neza yego n'ubu bimeze neza ariko hari akantu kagenda kabura ayasha niba ari uko ntakigura inshyushyu muri ubu rugo shebega nawe uri kugenda uhinduka impinduka sinzi impamvu impinduka gute shira ntabwo ukinyitaho nta mwanya ukimpa aho shero kuko tutirengagije urajya ngo byose mbisubiremo iki se iki nta mwanya nyiguha ntawe uyu munsi ndo wawe urafite wese uyu munsi gusa ariko oya misi yose ariko uyu munsi nawe ukugeneye kugira ngo nongere dusubire muri bya bihe byacu bebe ndaza kuba ndeba nshaka nsigaye ngabura hari icyana cya mwana kenza sibyo se none se umukobwa wacu bimeze bite ni sawa imbere mu cyumba wane kunizere kuba muhaye impanuro zikomeye sheri kuri nako kuko udatangirira hafi ntako ntagize pe uzabona kandi ibiguruka ibintu bimeze neza uretse muri iki kangenge icyaha nkabigamba nyo mwana w'umusheje karabaye da